ayo masezerano ari n'icyo gika nyine kivuga ko Kongo igomba kuneutraliza les FDLR. Ubwo icyo gika akaba icyo cyatumye nyine tugirana amasezerano yo kureba donc uburyo Kongo yarangiza inshingano yahawe ariko hadakoreshejwe icyo kintu kutuneutraliza avec les forces, ahubwo bikaba byakorwa bashingiye ku kintu cya sensibilisation, cyane cyane ko mu gika cya Konobse harimo ibyo bipande bibiri. Ni muri urwo rwego rero duherutse kugirana ayo masezerano. Hanyuma haba hari igihe ntarengwa mwahawe cyo kuba mwarangije kwashyira mu bikorwa? Nta gihe donc hari engagement buri ruhande rufite. Ntabwo ngengabihe rero twigeze dushyiraho kuko nyine hari ibyo natwe dusaba bigomba kubanza byuzuzwa. Kugeza ubu FDLR ifite abarwanyi bangahe se muherereye mu bihe bice? Icyo kijyanye n'umubare w'aba FDLR ndumva hari atari cyo kuvugira ku maradiyo ku mbuga, urumva nibanga byacu by'ubuyobozi. Yaho nakubwira rero twaba duherereye, nakubwira ko duherereye mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gipande M23 n'u Rwanda bigaruriye. Ni ukuvuga ngo muri rusange ingabo zacu niho zigaragara. Ntago ari ubwa mbere mugeragejwe kwegeranwa hamwe. Urugero nko mwaka 2014 mwigeze kujyanwa mu nkambi ya Kanyabayonga, ariko nyuma y'igihe twaje kumva musubiye mu ntambara. Niki gituma mwizeza ko ubu bitazongera kugenda bityo? Mu by'ukuri nk'uko mubivuze koko twarambitse intwaro ku bushake bwacu, haza kuza kuba ikibazo nyine cy'uko habaye ubushake buke haba kuri leta ya Kongo yagombaga kureba ibyayo makamira za kantonoma ndetse n'umuryango mpuzamahanga harimo za MONUSCO. Ubwo biza gusa naho birangiye abarwanyi bacu bashizwe muri izo za kado kantonoma ahubwo bacuwe mu Rwanda. Ubwo rero urambaza uti ni ikihe cyizere? Ubwo icyizere turagifite kuko aya masezerano tugiranye na leta ya Kongo twayashizeho umukono ku mpande zombi nta gitutu, nkemeza ntashidikanya rero yuko bizashyirwa mu bikorwa. Ubwo hanyuma amaherezo yanyu nayahe? Mwiteguye gusubira mu Rwanda kugira ngo musubizwe mu buzima busanzwe? Birimo rwose muri protokole birimo nko gusubira mu Rwanda rwose turabyemera, kuko nagira ngo nkwibutse impamvu les FDLR zagiyeho. Donc harimo kiriya kintu cy'uko impunzi z'abanyarwanda zari zirimo guhigwa bukwari, donc tugakora ikintu kimeze nko kwidefanda kugeza amagingo rero icyo kintu rwose tugishyira imbere. Nk'uko rero ubuze kubona muri protokole icyo kintu kirimo cy'uko impunzi zacu zigomba kwizezwa umutekano ndetse zikaba zanasubizwa mu gihugu andinite, ubundi tukajya guhangana imbere mu gihugu mu rubuga rwa politiki. Hanyuma ku bijyanye n'abashinjwa kugira uruhare muri jenoside mu mwaka w'1994 mu Rwanda, abo biteguye nabo gukurikiranwa n'ubutabera ngo babibazwe? Ubundi tuvuga ko icyaha ari gatuzi. Ntabwo dushyigikiye indinite, ntabwo dushyigikiye ibintu byose bibangamira amategeko mpuzamahanga. Twe rwose ibyo turabyiteguye turamutse dutashe mu rwatubyaye. Abantu bacu bose bakekwaho ibyaha nta cyaha tutemera ko bashyikirizwa ubutabera, ahasigaye ukuri bukajya ahagaragara.